tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ntabwo ndi buze gukoresha igihe kirekire cyane, ariko nyemerere amagambo turi buze kuvugira hano ukuremo iryawe rigufitiye umumaro. Nzanye ijambo rivuga ngo ibimenyetso byarangiye, gukora kw'Imana kuragaragara. Ibimenyetso bishize, gukora kw'Imana kuragaragara. Ibimenyetso abantu baresha amaso bakabona, abantu bitegereza bakabona niyo nzira y'ubuzima, niyo nzira y'igisubizo, byarangiye, gukora kw'Imana kuragaragara. Turi kumwe? Impamvu maze kwitegereza cyane abantu mu rugendo turimo turagenda, turimo turacogora, kandi biducogoje nuko ibyiringirwa bimaze kurangira. Abo twari twiringiye baraduhinduka umunsi ku wundi, twamara kubona ko batuvuyeho, baduteye umugongo, tukabona ko birangiye, tugatangira kumva ko inzira z'Imana zihagaze. Oya, Imana ntabwo ikora nk'uko abantu bakora. Iyo ari igisubizo cy'Imana kiza kinyuranye n'icyo wowe wibwiye, Imana iyo ukiri kureba John, njye nitwa Mbabazi John, Reverend Pastor Mbabazi John, niba ugira imanza w'ijisho, akaba ari njyewe uri kubonaho igisubizo, akaba ari njyewe ubona, nindamuka yemeye ko mbikora, nkabikora mu gihe ubishakamo, wowe uzicara vuga uti John yarantabaye, niwe wandenga. Ariko iyo bikozwe, John wari wiringiye atari kuboneka, atari kuguha umwanya, atakwitayeho, telefone yawe atakiyitaba, niba utangira kubona gukora kw'Imana, kandi Imana igiza mu gihe wowe wibwira ko byahagaze. Ariko haleluya, Imana mu bantu batubanjirije basumbanye mwatutanze kureba cyangwa kubimenya, abantu batubanjirije bose bajyaga yiringira amaboko yabo. Turaje twigire gusoma ibyo ngendere, ariko bamara kwiringira amaboko yabo n'imbaraga zabo n'ingabo zabo n'ubutunzi bwabo n'abakomeye babo, Imana ikabakuraho amaboko, igaceceka kandi hari. Genda umwigisha w'ijambo, igaceceka kandi ihari. Urasabwa kuyitegereza kandi ihari, urasabwa kuyitegereza ntaho yagiye, urasabwa kuyirindira ikureba, urasabwa gutegereza isezerano ryayo, kandi uwagusezeranije muri kumwe. Ntabwo iyo umuntu wagusezeranije ikintu, iyo muhagararanye mukaba muri kugendana, wasubira inyuma muri kumwe, usubira imbere muri kumwe, hari icyo arimo aragenzura ku buzima bwawe. Turi kumwe? Hari icyo arimo aragenzura ku buzima. Iyo arimo agenzura ikintu ku buzima bwawe, arashaka kureba niba isezerano yasezeranye nawe, arashaka kureba niba icyo wamusabye ari cyo ukwiye ko ugiye kugikoresha. Arashaka kubanza rebe urugero ruriho. Hari umuntu urimo uranyumva? Ndashaka gusasira ijambo, mushaka ko tuganira kuri ubuhanuzi bwinshi. Dufite ikibazo, bwira umuntu ati Imana iguhaye utanze umugisha mu iteraniro, n'uwaje aje kureba ko we yarose nawe
yabyutse akaza n'abati ndakiriye umugisha kubera ko ntari buze gufata umwanya muremure cyane. Reka mbanza risasi mbanza mumenyeshe ko ibimenyetso birangiye gukora kw'Imana kuraboneka, ariko iyo kubonetse kubonekera abandi. Iyo kubonetse umushumba njyewe birantanga ahera nageze ahangaha ahagaze, reba igihe yicaye, izi mbaraga ababyeyi bazifite ni bangahe, ariko reba Imana irebye kwitanga iramanutse iciye muri we iramubwira ngo mwana wanjye iri teraniro ndihaye umugisha n'umuntu waje abizi ko yaje kugenza itorero. Nawe ati mbonye umugisha. Penzi watubirika moja akanamuponyoka. Niyo mpamvu nshaka kuvugana nawe wicaye muri iri teraniro wowe ubwawe wenyine. Niba rundi mwicaranye biramureba, vana amaso yawe kuba mwazanye, wowe wumva ko ari wowe wenyine uhari, wumva ko ari wowe wateranye, wumva ko ari wowe Imana ivugana nawe. Wicacinga urebe niba ariwe ugiye kuvugana nawe. Tuba tugiye kwinjira mu ijambo rigizwe n'ubuhanuzi, ariko ibimenyetso birangiye gukora kw'Imana kuragaragara. Ese nawe birashoboka? Bavuze ngo nyuma y'amagambo gukora kw'Imana biragaragara. Nyirambegeti wavugaga na nyirandobo na nyirabitebo bababwiye uyu munsi. No please, ndavugana nawe wicaye hano. Genzura neza. Reba neza urebe kuri umugenzi, nusanga utari umugenzi reka kwishyira mu bagenda. Reba ko imirimo yawe izatuma wumva Imana. Kuba wateranye ntibihagije kuko ntabwo tuzi ikikugenza. Ese ko twe twakubonye no mu ijuru bakubonye. Narindimo nshaka kuvugana nawe, ijambo ry'Imana rigiye kuza rize gutanga umugisha. Ijambo ry'Imana ntirijya rigenda ubusa, iyo rimanutse rigira uwo ribwira. Ariko narindimo mbabwira ngo nimwihangane mbatoga tuganire. Ijambo ry'Imana ko ritubwiye mutwe w'ijambo verisiyo y'ijambo yatubwiye uyu munsi wa none ngo igihe ibimenyetso byarangiye, ibimenyetso bitakigaragara, gukora kw'Imana kuragaragara. Ibimenyetso bitakiriho, ibimenyetso abantu batabibona, gukora kw'Imana kuragaragara. Kuzagaragara kwa John ni wawe cyangwa kuzaza iwawe kwa John hasigara. Niwe ufite igisubizo. Ni John ufite igisubizo. Ese kuzajya kwa Apostle cyangwa kuzaza iwawe, niwe ufite igisubizo. Bwira mugenzi wawe ngo birakwiriye ko ibimenyetso ibyiringirwa bishize ukuboko kw'Imana kwakuzaho. Birakwiriye ko ibyiringirwa byose bishize, ibyo urebesha amaso byose bishize, ukuboko kw'Imana kwakuzaho. Amagambo y'abantu yaceceka, ariko ni wowe ufite urufunguzo, ni ngewe ufite urufunguzo. Tugiye kuganira amagambo y'Imana, nakaba yariyo nahereyeho, ariko nashaka kubanza kubaza ngo mbese urumva ari wowe? Ibimenyetso birangiye urumva ari wowe? Kuko cyangwa ukorerwa n'ibimenyetso. Erega Apostle, hari abantu bakorerwa na ba Muyomba, hari n'abakorerwa na ba Maru, hari abantu bakorerwa na ba Marere, hari abantu bakorerwa na ba Pari, hari abantu bakorerwa na ba Onkere. Abo nabo kandi iyo dusirimba baratureba. Barakora na barasasa, arakora ndebera ukuntu babatuturikanye. Uzi impamvu? We Onkere araza kubikora, urahamagara he? Igihe cy'abanyeshuri kigeze uhamagara he? Maviyoloji
bariya bantu barabahemukira ndetse baba tugeze aho ngaho. Tugende mu gitabo cya Luka 22. Yesu nashimwe. Sorry. Imana nishimwe. Ndashaka ko tuvugana amagambo y'Imana atagoreye, tudahutindemo cyane kugira ngo bitaza kutugora cyane. Luka igice cya mbere dusoma umurongo wa 18. Ndashaka ko tuvuga amagambo y'Imana. Tugiye kuganira ku muntu umwe wabanye n'Imana, ahagarara ku munara ye, ibimenyetso birahita, arabitegereza, abahanuzi barahanura, arabitegereza arabibura, abaririmba bararirimba, arabitegereza arabibura, abiyiriza biranga, ajya mu butayu biranga, ajya mu muvumo biranga, agaruka ku mavi aravuga ati biranze. Mushumba we byaranze, akomeza umurimo w'iki w'ubutambyi, akomeza aratamba, kandi Imana yaravuganye nawe. Agera igihe marayika araza, nta bimenyetso bihari. So Imana iduhana umugisha, reka dusome kugira ngo tuganire gatoya kuri uyu murongo. Zakariya abaza marayika ati, ibyo nzabibwirwa n'iki, ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Marayika aramusubiza ati, ndi Gaburiyeli, uhagarara imbere y'Imana, kandi nagutumweho kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Amen. Ntabwo ndi burenga. Zakariya, marayika w'Imana amutumaho, araza amusanga ari mu ihema. Asanze ari mu ihema arimo gukora umurimo w'ubutambyi, aramwegera aramubwira ati, witinya Zakariya, kubera ko amasengesho wasenze yarumviswe. Zakariya arahindukira aravuga ati, ariko cyo aposo Reverend, niki nzabibwirwa n'iki, ko ari Imana ivuganye nanjye, ko ngewe Zakariya nta bimenyetso by'umugabo gifite, ndetse n'umugore wanjye nta bimenyetso by'abamama gifite, ibimenyetso byararangiye. Nzabibwirwa n'iki, ko ngewe Zakariya ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Ibyo uvuga bizaca hehe? Urambwira ko amasengesho yumviswe, bizanyura muri hezi. Binje mu ijambo n'itipe. Haleluya. Zakariya ngarangize havuganye na marayika w'Imana, havuganye n'umwuka w'Imana, havuganye n'Imana ubwayo, avuganye n'Imana mu gihe cy'Imana, ariko avuganye n'Imana mu gihe cy'Imana, ariko nta bimenyetso bigihari. Aposo avuganye n'Imana mu gihe cy'Imana, igihe cy'abavuze gishize, ndetse abantu bariyakiriye, na Zakariya yariyakiriye. Turi kumwe? Na Elizabeth yariyakiriye, n'abaramukazi ba Elizabeth bashiki ba Zakariya bariyakiriye. Urugambo rushize. Yego. Arangije marayika aravuga ngo burya rero ibyo aposo yahanuye, ibyo bavuganye nanjye, ibyo nabwiye itorero, ibyo nabwiye Zakariya wicaye muri uru rusengero, ni njyewe wabirinze. Zakariya yagaze igihe aranamuka, ariko njyewe narabirinze, kandi nje kubisohoza, kuko nabirindiriye aho Zakariya atareba, nabirindiriye aho Elizabeth atareba, nabirindiriye aho abantu batareba, nje kubisohoza. Yego. Sawa. Tubire ibimenyetso byarangiye, abariko jambo fata ibimenyetso byarangiye. Bishize cyazati Zakariya bitinya, kuko amasengesho wasenze yarumviswe.
tuzamutse gato hari umurongo umwe wasoma ukikubita hasi. Umurongo wa 6 uvuga ngo iki? Umurongo wa 6 w'iki cyambere uvuga ngo iki? Nushaka kugeza aba bantu bombi Damien Pasteur turagusohoje. Aba bantu bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana. Elizabeth na Zakariya bari abakiranutsi imbere y'Imana. Imana ishimwe. Bari abakiranutsi imbere y'Imana. Bari abakiranutsi. Papa bari abakiranutsi imbere y'Imana. Hirya yemera ko byose bituyeho, hirya yemera ko byose bitongeraho. Sawa mama. Imana ishimwe. Bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana. Bageragezwa bate? Kuki badasubizwa? Kuki batagira imodoka? Kuki batagira amazu? Bigisha nayini kubera iki basenga? Bateka kawunga idashira kubera iki? Ko badahindura imyenda? Ibyo kuvuga birahari kandi reka babivuge. Ntacyo barimo bavuga babesha. Icyo barimo baravuga ni igihe uhagazemo. Icyo bavuga nawe urabizi ko ari urimo. Bavuga ko utarya kabiri ku munsi, nawe urabizi ko urya saa 9 kugira ngo nimugoroba bitaza kubura bikaba ikibazo. Bavuga ko wambaye igitenge kimwe cyagucikiyeho, nawe urabizi ko ari ugira. Bavuga ko amasafuriya yatobotse, nawe urabizi ko ari ugira. Bavuga ko wishyura ubukode bigoranye, nawe urabizi ko ari ko biri. Reka abantu bavuge. Barimo baravuga mu gihe cyo kuvuga, harimo baravuga mu gihe cy'abantu, barimo baravuga mu gihe cy'igisuzuguriro, barimo baravuga mu gihe Imana itarazi. Barimo baravuga ariko Imana nayo irizi icyo yavuganye nawe. Tugire gutya. Barimo baravuga ibyo bavuga n'ibyo bareba. Ibyo bavuga baravuga uko bakubonye, baravuga uko baraye niko baraye, baravuga uko wabyutse niko wabyutse, baravuga uko utuye niko utuye, baravuga uko urya niko urya. Bavuga ko wagumiwe. Ntabwo babesha. Barabesha. Bavuga ikiri mu ibanga se. Imana igira amasezerano abiri ku muntu. Hari isezerano ryiza ikarikubwira riciye mu bahanuzi kugira ngo riguhumurize, rigutere gukomera mu bwizerwa, kugira ngo rijye rigukomeza umutima, rijye rikugarura kugira ngo utagwa. Ariko igira irindi sezerano ivuga akambirira kuri wowe, ariko ikanga kurikubwira, ikaririndiriza igihe cyaryo. Wowe ukajya wicara utazi ibyo ari byo, ukajya wicara utazi ibyo urwana naryo, ariko Imana yararibitse. Maze ngo kubera ikibibika abantu ba none bose batunga smartphone. Tatasi yahita ibitanga. Imana izi ubwenge aposo. Imana izi ubwenge. Hari ibintu Imana yabwira umuntu hano, yamara kubimubwira agahita abishyira kuri status. Yabishyira kuri status kuko y'abana b'Imana bateranye niba Satani baraza bagaterana. No. Ibwira Zakariya ati Zakariya nzamuraka. Ibwira Zakariya ati Zakariya icyo navuganye nawe ndi kumwe nawe, nzabana nawe. Ibivugira mu iteraniro ndi kumwe nawe, ibivuga mu bahanuzi ndi kumwe nawe, ibivuga yagiye gusenga ndi kumwe nawe, agiye mu nzozi ndi kumwe nawe, imuhisha akazabana n'abaza. Iramubwira ngo gumukore umurimo wanjye, iramubwira ngo komeza ukore umurimo w'ubutambyi. Zakariya akomeza aratamba, abantu nabo bakomeza baramunnyega.
umuntu mwicaranye ngo kuki utabihagaritse. Mbwira mbarese umuntu mwicaranye ngo kuki utabihagaritse. Izo manza kubera iki utazihagaritse, ubwo bugomba kubera iki utabuhagaritse, ubwo bukonde kubera iki utabuhagaritse, kwigisha abana nabi kubera iki utabihagaritse, intambara mu rugo kubera iki utazihagaritse. Ndakubaza byarayinaniye. Bibiliya yavuze ku murongo wa 6 bombi Zakariya na Elizabeti barabakira. Irabahora iki? Basambanye, barose, baragushe, baterekereye ni karamba. Irinda ijambo ryayo, ikaririnda imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ikaririnda yibagiwe, ikaririnda utakibisengera, ikaririnda utakiriza urusaku bwaryo, ikaririnda kuko yavuze ngo nzagutabara. Yavuganye nawe niyo yongeye kuvugana nawe, yavuganye nawe niyo iri muri iri teraniro, yavuganye nawe kanarira ahangaha, yavuganye nawe tuzabona iri hano, yavuze ngo uzakwambika iri hano, yavuze ngo uzakubakira iri hano, yavuze ngo uzakwigisha inzira. Haleluya. Oya yarindira cyane ahangaha tuyivuge. Yayindi yakubwira ngo ndi kumwe nawe, iri kubwira waba uraye n'ubiri kumwe nawe, yayindi yarikubwira nta kazi n'ubiri kumwe nawe, yarikubwira nagusohoye mu nzu n'ubiri kumwe nawe, yarikubwira wambaye ubusa n'ubiri kumwe nawe, yarikubwira imiryango yagutaye n'ubiri kumwe nawe. Bwira umuntu mwicaranye ngo ibimenyetso birangiye gukora kw'Imana kurabonetse. Mbwira umuntu ngo ibimenyetso birarangiye, ibimenyetso by'abantu birarangiye, imigambi y'abantu irarangiye, inzira z'abantu zirarangiye, ushaka kw'abantu kurarangiye, gukora kw'Imana kuje gukora. Hano umuntu wicaranye ngo ibimenyetso birangiye gukora kw'Imana kurabonetse. Nubwira ngo abasanga bagiye bari gukora kw'Imana kurabonetse. Basaba kuvuga bakuzi hehe, ko bapfa kubyiterera mu cyaro. Urupfu ntabwo rwabuza rwica, kuko gukenyuka ntabwo bikiriho. Igihe kizagera nawe utahe, usange sogokuruza Aburahamu. Haleluya! Sema haleluya! Haleluya! Yavugana n'umumama wateranye ngo ibimenyetso birangiye, ibyo bibwira birangiye, ibyo bagutegereje birangiye, iminsi yabo irangiye, amasaha yabo irangiye, imyaka yabo irangiye, amezi yabo arangiye. Imbaraga ndatumanya mu mwuka, ubashaka kugendera kuri ritimi imwe ntazamuka gatoya, ibipatose bimwe tuzi ndabizi byaza bikabiri. Haleluya. Ndavugana n'umuntu mw'ijwi rituje, bakubariye iminsi, bakugenda runono, bakubariye iminsi irarangira, baguha iyindi irarangira, nawe bwo barebye barakubaza ngo urabona bizanyura he, nawe uhashatse urahabura, nawe uharebye ntiwahabona. Uraza umuntu mwicarane ngo wari ugifite inzira n'imwe, iri jambo siyo naje mfite, ntabwo
yarambwiye hagati ariko ngiye murabizi 2023 nzabereka ukuboko kw'Imana. Mana yavuganye nanjye izantabara. Bigeze 2024 imbaraga yawe baratangiye kugukwera. Abantu barabazanya bati bite ntabwo ari urabibona ko bitagishoboka. Nawe ibimenyetso byawe byararangiye. Nawe urabona ko inzira zawe zarangiye. Nawe urabona ko ibya diplome byarangiye. Nawe urabona ko ibya wonkere byarangiye. Nawe urabona ko kudepoza byaranze. Immigration ikoze ariyo byaranze. Alabita sile bondande felai jetende selando otesayama ailalama robende sile enia sikayama lalele seselele vele enia totaya setu labende sesele lavaya shikaya papayiwe haya zolo labene nene seseke ya sika lele bene nekuwa daide sone me haya zebe kia sika haya baraga nabigirani kumta bahindutse. Wakiringiye diplome n'ubusa, wakiringiye amafaranga n'ubusa, wakiringiye bene wanyu n'ubusa, wakiringiye abakomeye n'ubusa, wakiringiye isi n'ibihe n'ubusa. Niba wiringiye Imana Data, umuntu wamwizera ukamwiringira ukanezerwa cyane uti yasubizwe umuntu apasa umuntu umuterankunga umukire wo mu isi ya none uramwizera ukamwiringira ukanezerwa cyane uti ndasubizwe bampaye 10 noneho mbonye aho nduhukira mbonye aho kuba ndabuze akarago byashira iminsi mike akakubwira ati yewe sagarite akakubwira ati ndakurambiwe barakubwiye sinabigeze ufite vira mu nzu igendere cyakora Imana iguha umugisha ntabwo twabanye nabi igende ubu ni umuntu baba ubu ni umuntu yakubwira ati humura nzagutangira sikoro fize umwana nzamwigisha akamwigisha igihembwe kimwe akamwigisha icya kabiri wamara kugira umutima utangire gutuza ugeze mu gitereko umaze kwizera akakubwira ati nshuti ndananiwe igendere ntabwo ibibazo ni byinshi icyakora ntitwabanye nabi Imana iguha umugisha. Umuntu wo mu isi ya none aragukunda akagukomeza akakubwira ngo sizagusiga aho yakaragashara henga bwaca mu gitondo bakamwirukana ku kazi bamwirukana ku kazi isoko yawe ikabirakamye. Bwira umuntu mwicaranye mu bimenyetso birangiye gukora kw'Imana kurabonetse. Simbarira iminota umuntu harakubwira ngo tega akamoto duhurire mu mujyi hano usange kuri Beka wagera kuri Beka kubera ko yizeye Beka nawe wizeye urikubwiye mwagera kuri Beka bati konegisiyo zarangiye. Bagenda mu ndege tuziranye tugira duke tuzi byinshi. Umuntu iyo ukimwizereyemo haba hakiri ibimenyetso. Ntabwo iri jambo ntabwo mwaryumvisha uko nshaka kumva. Iyo ukimwizereyemo haba hakiri ibimenyetso by'uko ashobora kugutabara. Ariko iyo kumwiringira birangiye n'amasengesho wumva amaze gukama. Mana kanagiye kizabana nagira kive muri migisha kugikomba njya ceceka rindira Yesu. Imana igira
kibanze tuvuga aya magambo tubanze yatabanza cyumve neza. Nyokorume wavukanye na nyoko arakubwira ngo njyewe nzakora ibishoboka abana bawe bige kubera ko ndabizi mama wawe twabanye neza, uri amaraso yanjye ni wowe twasigaranye. Bwacya akagwara diyabete agapfa. Azabigisha so wanyu abari koroneri genero abari minisita cyangwa abandi bakomeye yicaye ku ntebe akakubwira ngo ntabwo ushaka kuvuga, ntawe kandi ntakubeshye, ibyo akubwiye azabikora. Bwacya bakamufukuza bakamwiruka, aracyabikoze baramuvuga nawe bakuvuge nuvuga banaguhonde. Hari umuntu wiringiye Imana, hari umuntu wiringiye Imana, hari umukobwa wiringiye Imana uri muri iri teraniro, hari umusore wiringiye Imana uri muri iri teraniro, hari umugabo wiringiye Imana uri muri iri teraniro, hari umama wiringiye Imana uri muri iri teraniro. Wayipangira icyubahiro kari Imana y'inyamaboko. Vana amaso ku bana b'abantu, hanga amaso ku Mana yawe, hanga amaso ku Mana ukorera, hanga amaso ku Mana ivugana nawe, hanga amaso ku Mana idasaza, hanga amaso ku Mana idahinduka. Imana ishimwe. Amen. Hari umuntu wumva ari gufashwa. Mwanzi w'imihe amasaha tugiye gusenga Imana. Numvaga ko byinjiramo cyane byadufasha, ariko reka tugaruke. Ijambo ryatubwiye ngo Zakariya aribaza ati yewe Gaburiyeli, yewe muhanuzi w'Imana, yewe apostle, ibyo ngibyo urimo urambwira ndawangiye kubizi neza. Ndatekereza ko nta kazi uri muri iri teraniro nabavuze ko nawe ubizi ko ari umukecuru, urabona bizanyura mu zihe nzira. Ese uraho tugire tuge urabona bizanyura mu zihe nzira. Zakariya ureba gusanga uyu nshuti yanjye turi kumwe hano la pesese mondakirasi